yubahishe ubane nayo, Imana izakugirira neza. Ariko abantu benshi dushaka ko Imana idukorera ibitangaza, ariko twebwe ntabwo tuzi gukora ibitangaza Imana. Burya ndagira nk'ubwiza ukuri, abantu benshi dushaka ko Imana iturengera, ariko twebwe ntidushaka kurengera bari hanyuma yacu. Abantu benshi dushaka ko Imana iza mu ruhande rwacu, ariko twebwe ntidushaka kujya mu ruhande rwayo. Ndagira nkubwire mukobwa unkurikiye, niba ushaka ko Imana ikugirira neza, niba ushaka ko Imana ikurengera, niba ushaka ko Imana igutabara, yubahe, nurangiza kuyubaha nayo izakubahisha. Ndagira nkubwire mwene data unkurikiye, byashoboka uri umusore urareba hirya no hino ukabona ibintu biragucanze, ariko nje kukubwira ngo niba ushaka ko Imana ikugirira neza, yubaha, izabana nawe. Ariko Imana ifite agahinda k'abantu bamwe na bamwe bayishaka imirimo n'ibitangaza, ariko yabashaka ikababura. Naje kukubaza ngo urinde wowe, urinde ushaka ko Imana ikurengera? Ese wowe urinde imbere yayo? Ese ko ushaka ko Imana igutabara? Ese ahari wowe urinde? Ese ko ushaka ko Imana ivugana nawe? Ahari wowe urinde? Oya, urinde. Uzirirwa mu maroji kuwa mbere, wirirwe mu maroji kuwa kabiri, wirirwe mu maroji kuwa gatatu, umare icyumweru uhura n'abagabo batandukanye, nurangiza ngo Imana ikurengere. Ndagira nkubaze ngo urinde ushaka ko Imana ikurengera, urinde ushaka ko Imana igutabara, urinde winevodosi enema, urinde ushaka ko Imana ikurwanirira, urinde ushaka ko Imana ikugarukaho. Ese urinde? Ndagira ngo iki kibazo unyemerere witekerezeho, wongere wisuzume, wibaze ngo ese ahari ndinde ko nshaka ko Imana indengera? Ese ahari ndinde imbere y'Imana? Ndinde iyo ngeze mu banyamagambo? Ndinde iyo ngeze mu barozi? Ndinde iyo ngeze mu basambanyi? Ndinde? Itekerezeho gatoya, wibaze ngo ese imbere y'Imana urinde? Niwamara kwibaza ngo urinde, icyo ushaka ugisaba Imana, ariko ushingiye kumenya neza uwo uriho imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nshuti bakunzi, ndabashimiye wowe ugize umugisha wo kunkurikira. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, kandi ndagusabye ngo ubu butumwa wibwihererana busangize abantu bose ukunda, abushyire mu magurupe yose ukunda, kugira ngo Imana iturengere, Imana idutabare. Tugeze mu bihe bigoye, tugeze mu bihe biruhije, tugeze mu bihe abantu bari kwanga ijambo ry'Imana ryarabuze, ariko mu by'ukuri si uko ryabuze. Nibyo insengero kuba zifunze, ariko ndagira nkubwire ngo urusengero rwa mbere ni umutima wawe. Ese ahari mu rusengero rwawe, ari rw'umutima wawe, ni ibiki biri kuberamo? Ni ibiki biri gukorerwamo? Oya, mu mutima wawe itekerezeho neza, ni ibiki biri gukorerwamo? Oya, ongera wisuzume, ni ibiki biri gukorerwa mu rusengero rwawe? Ni ibiki? Imana ifite agahinda, Imana ifite umubabaro, ariko ndagira mbabwire ngo haracyari ibyiringiro ko n'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Imana iragukeneye, yemerere uve mu byo urimo, yemerere uve muri ibyo byose ureba, yemerere ahubwo uyegere. Ijambo riherutse kumbwira ngo nituyegera ngo nayo izatwegera. Yesu we yiteguye kukwegera, ariko mwemerere nawe umwegere. Kumwegera nta kundi ni ukureka ibyo wibwiraga, kumwegera nta kundi ni ukureka ibyo wagenderagamo, kumwegera nta kundi ni ukureka iyo mitekerereze, kumwegera nta kundi ni ukureka ubwo busambanyi, kumwegera nta kundi ni ukureka inzangano, kumwegera nta kundi ni ukureka amagambo, kumwegera nta kundi wienema dosika, kumwegera nta kundi ni ukureka ibyo twibwira, ahubwo tukegera Yesu Kristo. Nshuti mukunzi, ndagushimiye wowe wahisemo kudukurikira. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe, kandi nkwifurije kwisobanukirwa. Numara kwisobanukirwa ku buryo n'abazakureba bazagusobanukirwa utavuze. Ndagushimiye nshuti mukunzi wahisemo kudukurikira. Ufite icyifuzo, ufite igitekerezo, ushaka ko tugana mu buryo bw'ijambo ry'Imana, wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukamamagara kuri nimero 0786114538. Iyo nimero iri no kuri WhatsApp, niyo nkoresha. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Shalom.